bakanambara imbaraga zo kuba ku misozi yose. Umusozi wa Yeriko ni umusozi intambara ziba zivuka no mu byiza wateganyije naho ziba zirimo. Intambara ziravuka ku buryo n'uwo wafashije nawe akubera intambara. Musozi wa Yeriko intambara ziravuka zikavuka no mu gifu no mu nda no mu mubiri, ibintu birivumbagatanya, ubuzima buba buhangayitse. Muri Yeriko nta gusinzira, nigize ngo ugiye kuryama bohereza ibituma udasinzira. Muri Yeriko iyo uri ku musozi wa Yeriko n'uwo mwakundanye murabana ukagira ngo siwe mwakundanye, akakugwa inabi ye ku buryo ikwibagiza gukunda, kumva uri ahandi hantu, kumva wataye umutwe. Ku musozi wa Yeriko, iyi misozi reka nivuge nishaka mvuga itanu. Uyu musozi ni mubi, musozi wa Gologota. Abantu mwabanye baragusiga, abantu bose bagutera umugongo. Kuri Gologota ubu uri ahantu hameze nko kuri bose babireba, ariko wuzuye ikimwaro udafite icyo wabwira abantu. Kubera yuko 50% babavuga ngo ibintu ararengana, abandi 50% akabati ntabwo ibintu byose byamubaho nta ruhara bifitemo. Ibi bintu uko byagenda kose nawe bifitemo uruhare. Muri Gologota bose baragusiga, bamwe barakujajinga, abandi bakakurebera hariya, abandi bakakwihisha, abamuhuje amaso bakayubika. Uhamagaye kuri telefone akayirya urwara, mwakubwira ati ni busy, undi tuzabamagana ejo, abandi ati nimero composé n'est pas accessible, abandi mva. Bamwe bakagushyira no muri blacklist, abandi bakavuga ko ari ibyaha wakoze, abandi bakavuga ko wari warishizeho kuri aho zigukururuka. Cyo bita kuba ku musozi wa Yeriko. Iyo uri ku musozi wa Yeriko intambara zose ziza ari wowe zifokasinzeho, nizo udafite mu ruhari, nizo utazi iyo zituruka, wibona zakugezeho ahantu utanarota kugera. Baravuga bati naho yarahari, ibintu utagezemo baravuga bati nabyo yarabirimo. Iyo uri ku musozi witwa intambara, cyo bita kuba ku musozi w'intambara za Yeriko. Yeriko ni igihe cyo kuba mu ntambara zidacika, kuba muri Yeriko. Musozi witwa Yeriko, ariko Imana inabaro nyumve disi. Iyo uri kuri Yeriko n'umuntu waruzi ko ari inshuti yawe arakwihakana, uwo wahaye akuvamo, uwo waruzi ko mukundana aguhindukira ikigwari, uwugurije nta kwishyura, uwo wagaburiye kuvuga nabi, inshuti yawe magariba mu gito kikugambanira. Muri Yeriko muri Yeriko utega ugafata urugendo uzi gusanza umuntu muzima wawe mwabanye mwaruhanye, wamugeraho ugasanga yabaye undi akagukorera urusyo. Uyu musozi abawugezeho, umusozi wo kurabagirana, hari abagabo bawugezeho witwa Petero na Yohana na Yakobo, ngo bawugeranyeho na Yesu. Umusozi wo kurabagirana ngo bakiwikubita, ngo Yesu aravuga ati muze tugende tugiye gusenga. Ngo bakihagera ngo babwira ijambo rikomeye, ngo aravuga ngo tugiye gusenga mu buryo budasanzwe, ngo bakinjira mu bihe byo gusenga, ngo kuka muri uwo musozi wo kurabagirana. Ngo bagiye kubona babona uwitwa Mose na Eliya, ngo baramanutse barababonekeye. Ako kanya abagabo bajya muri mudu bibagirwa, baranibagirwa. Umusozi wo kurabagirana uburi muri mudu ugira umunezero, ukavuga ati se ndi ku isi. Nujya ubona ugezaho ujya umenya yuko ijuru ryaguteturiye, ariko yuko ko hari n'indi misozi ihari abantu bariho, ntiwibagirwa abandi bari kubira iyo misozi. Ntukabona uri kurya ngo wibagirwe ko hari abandi bashonje, ntukabona uririmba ngo wibagirwe ko hari abari kurira, ntukabona ibihe byaragukunde kugira ngo hari abandi byangiye. Umva mama, Imana ikwigisha kumenya igikwiriye. Ntabwo Imana izakurindira ko ushepinze kuhagaze kuririmba cyangwa utwara ibitabo. Imana izakurindira ko ufitiye umumaro bene data bari gukagana amakuru. Ngo abagabo bageze kuri uyu musozi ngo bahita bavuga ati turaca ingando yawe Yesu, turaca n'indi iri ya Eliya, duce n'iyindi iri ya Mose, ati maze twigumanyire kuri uyu musozi. Ibyo kwibuka ko bari ku musozi nabo bashobora kunyagirwa barabyibagirwa, kubera ibi neza byuko bari ku musozi de Nobereta wo kurabagirana. Bibagirwa ko nabo bashobora kugira ikibazo, baravuga
ngo turaca ingano shedala sinima iyo uri kuri uyu musozi ibintu byose urabyibagirwa kuri uyu musozi bibagirwa ko imvura yabasangayo bibagirwa ko bazaryama bibagirwa ibihe bibagirwa ikintu na kimwe barabati twe tugiye guca ingano gahunda no guca ingano tukigumira muri uyu munezero tukigumira muri aya mahoro tukigumira muri ubuhanuzi tukigumira muri gukurabagirana ibonekerwa pole ndagira ngo ubwire ngo ntabwo ariko bizaguma nujya ubona wageze mu gihe cyiza kimeze gutyo ujye wonka unahunike umuntu w'Imana abika imbaraga z'ejo hazaza kubera kuri uwo musozi ntabwo uzahaguma ibibazo bigoye cyo ngaho nimutize dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami kuri bene se bose bimuha icyubahiro haleluya Imana niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara iyo n'Imana niyo n'imbaraga dore iyo nirubasha kanije gutabara. Reka dushimire abantu badukurikiye kuri The Stone Yana Media ndetse no kuri Post TV. Imana ibomugisha mwahisemo neza nagaruka mbere tubanye nubwo ari n'ubwa nyuma turacyakomeje gukorera Imana muri uwo mamagaro mwiza kugira ngo twagezeho ubutumwa bwiza. Tubwire rero buri muntu wese mu mpande enye z'isi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda buri wese awari basha kumva ikinyarwanda cyangwa ururimi tuvuga tubabwire ngo rwose Imana ibomugisha. Hanyuma tuguhumurira tukubwire ngo mu bihe bikomeye urimo abantu bazi cyangwa batazi humura komera ushikame wizere Imana ishobora byose izakurinda kandi izakugira neza. Ndagira ngo mukomereze umutima nkubwire ngo nta joro ridacya kandi nta n'imvura idahita iyo ngiyo nayibona ikubye izarangira kubera ko Uwiteka niwe mugenga w'ibihe akumenyere ibigukwiriye. Reka tukubwire ngo rero ukore subscribe ujye ukora share like comment muri ibyo biganiro byose tukugeza. Impamvu tukuvuga ngo subscribe tuba dukeneye ko nitwohereza ijambo ry'Imana cyangwa ikiganiro uhita ubona notification mu bambere ukabona ijambo ry'Imana. Cyakabiri iyo tukubwiye kandi ngo ugikorere like tutuvuze ngo ukemeze ko wagikunze hanyuma n'abandi nabo babasha kukibona ko iyo like yawe ituma YouTube ijya recommendation kikagera hirya no hino. Tujye tubabwira ni impamvu zabyo mu bikore muzi icyo mukoze icyari cyo. Hanyuma tubwiye ngo kora share nuko biri banga bajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Twifuza ko iyo share ukoze ibyagufashije nawe wabifashisha abandi. Twifuza ko ubutumwa bwiza bwagera kure Imana iduhana umugisha. Rero reka mubwire ngo uri kumwe na Reverend Pasteur Moise Sindayigaya kandi turabakunda mwese uko muzajya mukomeza mwumva ubutumwa bwiza tuzajya dukomeza tubane uko bukeye uko bwije. Imana ibomugisha kadusenge dushime Imana ko tugiye gutangira tukaganira kandi Imana iratuyobora. Mana nziza turagushimiye tugucire bugufi fasha buri wese ugiye kumva ijambo ryawe ubwacu natwe dukoreshe kugira ngo duhinduke ibikoresho bikwiriye kuvuga ubutumwa bwawe bwiza ntagire ikigabanuka ntagire n'ikiyongera ahubwo tuvuga ibikwiriye byagira umumaro ubwoko bwawe. Abera b'Imana babohoke kandi bagubwe neza. Ijambo ryawe rigira ubushobozi n'ububasha mu mitima bagukurikiye Kristo. Ubohore kandi ukize uvura imitima abakomeretse abananiwe abacitse intege abaguye abasubiye inyuma buri wese urwaye buri wese ahembuke kubw'umwanya arimo. Ndagushimiye ko ufite imbaraga zo gukiza no kubohora cyobora n'ikintu cyawe mu izina rya Yesu amen. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga hano muri Marko 14:30. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro rya none inkoko itarabika kabiri wowe ubwawe uri bunyakane gatatu. Ariko we arirenga ararahira arirenga arahamya ati naho byatuma mfana nawe sindi bukwihakane na hato. Nuko bose bavuga batyo bagera ahitwa Igetsemani. Amaze kubwira abigishwa be ati nimube mwicaye hano mbanze senge ajyana na Petero na Yakobo na Yohana atangira
kumirwa no guhagarika umutima cyane. Imana iduhana umugisha. Mwakereza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga zo kuba ku misozi yose. Imbaraga zituma umuntu ashobora kuba ku misozi yose. Iri jambo rivuze iki? Uyu ni Yesu ari kumwe n'abigishwa be, yararimo ababwira, yararimo akurura urugendo rw'imibabaro azagira, yarubona akayitabona n'ubugwari buzaturuka ko ababigishwa be bazamwihakana. Ibi rero mvuze kubera iki? Ndagira ngo mbabwire ngo ubundi udasabye Kristo ngo agukomeze, hari umusozi w'ubuzima wageraho ukihakana Kristo nk'utarigeze kumumenya. Mvuze iki? Imana ifashe unyumve cyane. Kristo ataguhaye imbaraga, hari icyiciro cy'ibigeragezo cyangwa hari urugendo wageramo ukamwihakana nk'utarigeze kuba inshuti ya Kristo. Ariko ndi kwijambo rivuga ngo ukwiye kwakira imbaraga zigushoboza kuba ku misozi yose. Reka mvuge imisozi mikeya, ndavuga imisozi nk'itatu gusa, ntabwo nshaka kuvuga imisozi myinshi. Wowe rero nyumva ukwiye kwitonda kuba ku misozi yose. Ukwiye kuba rwose witonda. Ukwiye kwitonda kuba ku misozi yose ni ingenzi, kuko hari imisozi. Reka mvuge nk'umusozi wa mbere, umusozi witwa Yeriko. Ni umusozi w'intambara. Yeriko ni umusozi w'intambara. Aha ku musozi w'intambara, aha intambara yose iza igushakisha. Nizo mudafitanye isano, akaguhindukira amenyo ya ruguru, akakureba nk'utakuzi, akagukorera ibyo nakwita ngo ni ibitari iby'i Rwanda. Akaguhemukira. Kubera iki? Ubu uri ku musozi witwa wa Yeriko, umusozi w'intambara. Rero kuri Yeriko biba bigusaba imbaraga ziri hejuru y'izindi. Umusozi wundi ni umusozi witwa Getsemani. Umusozi wa Getsemani. Umusozi witwa Getsemani ni umusozi w'umubabaro. Niyo wariye urababara, kuko ibikwishimisha byose umwanzi abibibamo umubabaro. Kuri Getsemani, musozi wa Getsemani, iyo uri kuri Getsemani, kuri Getsemani no mu birori byawe haba harimo amarira. Iyo uri ku musozi wa Getsemani, ntibikubuza gushaka, ntibikubuza gusohoka, ariko ahantu hose ugiye habamo amarira, kubera ko uri ku musozi w'ibisharira. Kuri uyu musozi ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo wanezerewe. Mu gihe cyose hagiye kuboneka amashimwe y'uruhehemure, hazamo kidobya. Ukwiye ndi kwijambo rivuga ngo Imana ikumera imbaraga zo kuba ku misozi yose. Imana pera sinima iguha imbaraga zo kuba ku misozi yose. Icyambere iguha amaso umenye umusozi uriho n'uwuhe, kuko ngiye kuvuga imisozi abantu batakubwiye. Umusozi wa gatatu, umusozi witwa Golgota. Ni umusozi kuri uyu musozi bose baragusiga. Ku musozi wa Golgota bose baragusiga. Hakaza ba Yohana b'abanyantege nke utatekerezaga, abitwa ba Yohana. Hakaza abagutwaza umusaraba, hakaza abantu utari uzi ko wabona ku musozi. Umusozi wa Golgota bose baragusiga, bose bakuvaho, bose barakwihorera. Nta n'umwe ushaka kwiteza ibibazo byawe. Igorogota abantu baba bazi yuko umeze nk'uwatutswe n'Imana. Igorogota nuwajya akubwira ngo uri mwiza abona wahindutse, ahita arakubwira ati wowe ndabona wari abagupagari nk'abandi bose. Igorogota ibintu birahinduka. Igorogota. Umusozi wa kane ni umusozi witwa Gilugari. Umusozi wa Gilugari ni umusozi wo gukurirwaho igisuzuguriro. Iyo uri Gilugari, iyo uri Gilugari buba butangiye gucya. Nibwo abantu batangira kukubwira ngo twari twaragusenyeye. Abandi bajya bakubwira ati humura, burya twarabirebaga. Abandi bati twarabihanuye, abandi bati twarabivugaga, abandi bati dore.
abantu batangiye kubona umuco. Ariko burya bamwe baba baravuga bati uriya wagira ngo yaranaraguje ati ni gute tuba tugira ngo arapfuye ati ariko atakongera akazuka. Kubera iki? Igisuzuguro kiba kiri kugenda kikuvaho babibona. Iryo rangi ry'igisuzuguro rigenda rihanagura kubona Imana ikagusiga irangi ry'igikundiro n'agaciro, agaciro kakagaruka. Kubera ko uri kuva muri ya misozi yayindi navuze y'ubwirabure. Umusozi wa nyuma ari umusozi wa gatanu, ni umusozi wo kurabagirana. Uyu musozi uwugezeho wese niyibuka ibihe by'umubabaro yanyuzemo, kuko ibintu hafi ya byose biragukundira. Uyu musozi abahageze bose barabonekerwa kugeza ku rwego mutifuza no kuhava, ahubwo muti turaca ingano. Ngira ngo abantu benshi ibihe birabaha. Hari ibihe twanyuzemo abantu bakaba mu masengesho, tukava hano tukajya Kiruhura, tukava Kiruhura tukajya ku Muhima, tukava ku Muhima tukajya Nyarugenge, tukajya i Remera, tukamanuka za Nyakabuye, tukambuka hakurya tukajya ku Murinzi, tukagenda tukajya mu Bibare, tukagenda. Icyo gihe cyari igihe gikomeye, tukajya mu Rubonobono, twagiye umva amateraniro, ibihe by'ububyutse ari ububyutse, imbaraga ari imbaraga, amavuta ari amavuta, iyerekwa ari iyerekwa, abarwayi bakira. Ariko ibuka ko ubu tuvugana ibyo bihe ntabwo bigihari. Ntabwo ibihe byo kurabagirana bihoraho. Ntabwo abanyembaraga bahora bafite imbaraga. Ntabwo bihoraho. Rero nkubwira ngo ujye umenya gutandukanya ibihe kandi witoze kuba kuri buri musozi. Kubera iki? Imana nakubwiye ngo ugomba kwitoza kuba kuri buri musozi. Nuko buri musozi wose, nubwo hari imisozi ikumaramo imbaraga, ariko Kristo nk'umuhamya, nk'ukumurikira nk'umucyo wawe, ntabwo aba yiteguye yuko uri bunanirwe guhamya cyangwa uri bunanirwe kuvuga ukuri kw'ijambo wamenye. Abazi ko ku musozi uri bugereho uri buvuge neza ibyo wamenye. Ndasoza mubwira ngo itoze kuba ku misozi yose, itoze kumenya igihe uhagazemo, itoze kumenya uko unyura mu bihe ugezemo, itoze kurwara intambara bitewe n'aho uri, itoze kuvuga bitewe n'igihe ugezemo, itoze kwera imbuto bitewe n'aho ugeze, itoze kuvuga Kristo bitewe n'aho uri, itoze kubana n'Imana bitewe n'aho uri. Kandi ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima. Ni kumurindi yavuze ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima. Kubera iki? Umusozi uri birashoboka ko ari umusozi ugoye, ariko ntabwo ugoye Kristo. Byananira wowe ariko ntibyananira Kristo. Byarenga inkombe ariko ntibyarenga ijambo. Shatse kukubwira ngo nubwo kuri uwo musozi wahagirira ibibazo, ariko ntuzahagwa, kuko Kristo wamenye ashobora byose. Reka dusenge. Ntabwo nari mfite umwanya munini wo kuvugana nawe, nari ngufitiye message yo kukubwira ngo itoze, akira, menya kuba ku misozi yose, kandi Imana igukore ku maso umenye umusozi ugezeho nuwe. Imana iduha umugisha. Reka dusenge Imana. Ndashaka gusengera wowe utarusobanukiye umusozi uriho, cyangwa wowe warunanirijwe ku musozi uriho, wongere usubiremo imbaraga, wongere ugire ibihe, wongere ugire ububyutse. Obesapera shile bole netora kedema. Imana ikugarure mu bihe ku rwego umenye umusozi uhagazeho nuwuhe. Reka dusenge. Mana y'imbaraga, Mana nyir'ubuntu, Mana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, ndasenze kugira ngo uyu muntu wawe, uyu mwana wawe, bitewe n'umusozi ahagazeho, umanura imbaraga zituma atava mu buntu bwawe, aririrwe muri izo mbaraga, aririrwe muri ibyo bihe, aririrwe muri aya mavuta, aririrwe muri ako gaciro, aririrwe mu kwera, aririrwe mu gukiranuka. Umwuka wawe wera pitaro shebone enefa umugarukeho kandi umubemo. Ndagushimiye ko ubyumvishije kandi kumugirire neza. Ubuntu nibambe buganze ubugingo bwe, icyubahiro kibi cyawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Reka tukubwire ngo ntugende udakoze subscribe, ntugende utagaburiye abandi, ntugende udasangije abandi icyo kiganiro, ntugende udahaye abandi ubwo butumwa. Urugamba uri kurwana n'abandi baburiho, kandi abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Ibyo ukoze bigaruka iwawe, ni reciproque. Iyo reciprocité cyangwa se urwo rugarukirane, reba icyo ubibye n'icyo usarura, bibi ijambo ry'Imana. Umwanya wo gusharinga udukuru dusekeje
sharing ijambo umwanya wo kuvuga amagambo adafite umumaro vuga ijambo rikiza imitima bohora abantu b'Imana Imana igumugisha reka mubwire ngo turagukunda kandi dukomeje gukomeza urwo rugendo nubikora uzabugiriye neza Imana mu ivuga butumwa ryacu ya buri munsi nawe kandi utisize uzabona umugisha n'ingorane z'ibyo wakoze Imana igumugisha turabakunda shalom shalom